ariko highlight warazirebye niba urabonye ko iyo game approach ubwo buryo bw'imitekerereze bwo gukina no kubaka kwa APR warebonye nubwo ira match utavuga ngo urahita wemeza koko irangira ryamaze gufata 100% ariko nibura igitekerezo cy'umutozo urakibona abakinnyi kuko ibyo bari gukina barashaka gukora ibyo umutozo yabasabye ndetse n'ibyo yababwiraga wabonye ko noneho icyo kintu cya defense ndetse n'iyo pressing baza kwikora ama ikindi irigana tariyongeho uburyo bw'imikino icyo bufasha ukoresha imbaraga nyinshi uri gucezinga umupira nuvuga uri kuwushaka ariyo pressing ukubitira ikipe ikiri wayo hanyuma iyo muubonye buriya buryo bwo kubaka no gupossessinga no kubana umupira bwa attaque plus kuko nuvuga ngo iyo mwubaka nuvuga ngo mufata sector umutoza bigena n'umutoza ubura ngo ndashaka ko muza kubaka amateri inshuro ebyiri baro mukireke pera muri bakatere ya mbere muzamuka mubaki ya kabiri ni muyubaka noneho mureta mufuga umupira mujye muri wide ari byo ngibyo yavugaga byuko Mamere Dawo ahita sora umupira akora iyo pass transversale so ngo rero iyo mukoresha imbaraga nyinshi mushaka umupira iyo mumaze kurekipera ara materiye mukina turatuza umukina turiye mudukina mwegeranye harano numa mu buryo bwo kugira ngo zambaraga mumaze gukoresha muzigarure muri kwinjiza umwuka uko kubaka materiye kuko mupasanya mwegeranye iyo mupasanya mwegeranye babakinnyi batari muri iyo groupe iri gupasanya ruvuga ngo nabari kwire groupa bagenda gahoro ntabwo bari kwirukanga batanga izo option so ruvuga ngo n'uburyo bw'imikinire ukoresha imbaraga ushaka umupira wawubona ukayeba mugenzi wawe ari kuri no gushyiramo akantu kugira ngo winjize umwuka unagarure za mbaraga wakoresheje so navuga ko n'uburyo bwiza bw'imikinire ku buryo match yo no munsi ya Gorilla ndetse na equipe APR iza kubishingiye cyane muri mediane kora ko niho hantu hatanga ibisubizo bw'uburyo imipira iza gusohoka ijya muri wide cyangwa se ufungura cyangwa se ukinjiza ufite barutayiza mu bijyana n'uburyo bw'imikinire kuko uburyo bw'imikinire umutozi yagiye kubaka igitego harugira ubyo avuga ngo imipira ngiyo iraza kugenda through za passes zijya imbere cyangwa ndabanza nkore wide imipira ijya mu mpande nijya mu mpande babakiri makinaga hagati barabamaze kuzamuka nze kwisanga afite umubare w'abakinnyi benshi muri Senotade cyangwa se afi rugwa rw'amahina ku buryo bwanjye bwo kubaka igitego no gupressa equipe defense equipe nza kuba mfite icyitwa sirinombre cyangwa se umubare mwinshi w'abakinnyi banje bari kwataka defense ibyo ngo ikindi kinaza gukora rigane uyu munsi abantu babonye 11 yagiye akinisha kubera ko umutoza Talib ni umutoza wa APR Talib atekereza ko agomba kugerageza abakinnyi bose kugira ngo azamenye bazajya akinisha bavuga ngo uyu munsi ayaragenda agerageza andi makombinezo n'andi partnership none niba bushize arakoresheje wenda mediane irimo Dawo ruboneka na pass uyu munsi araza guhindura ashyirimo abandaza nimo ba Lampte ashyirimo ba Dauda agenda areba ayo aba bari kumwe bakinana gutya ku buryo azajya gutangira championnat yamaze kumenya abakina neza mu buryo bwo gutanga umusaruro bwo no mu bice by'imbere ashaka kuza kugenda hindura kubera ko buriya bari bafite amakuru ko match ya Gasogi ntabwo bayifashe nka test nziza bura ku bantu batamenya amakuru buriya Gasogi cyane ko ari umukino wa mbere wa gishuti kwari kugira ngo bahaguruke buriya Gasogi mpamvu singo bine buriya Gasogi bari bavuye mu munsi mukuru wabo ku gatandatu muri Serena bategura umunsi ni match batateguye cyane pe buriya Gasogi ni match batashyizemo imbaraga mwabonye abana bakinnye hari abakinnyi batakoreshejwe hari abakinnyi bafite ibibazo nka Kim umwe mu bakinnyi babafashije buriya mukinnyi kuri gatatu bitwa Jean Dodi amanye ibibazo byo muri famille buranyina ntago yari test nziza kuri Gasogi niko babifashe uyu munsi kuri Gorilla babona ko ari imwe mu makipe yakoze imitozo myinshi ifite umutozo umenyereye imwe mu makipe nasoze shize yari komika ntaratakaje abakinnyi bari kubona ko ari test nziza kongera ko execute ibyo APR ishaka kugikina ariyo mpamvu nyine ashaka gukora izo shanjoma kugira ngo arebe uburyo abakinnyi bahagaze rwose pe abantu baraza kubona umukino utandukanye no kuri Gasogi ikaba hari abakinnyi yasinyishije abantu bibazaho Mamere Dawo abantu babonye match ya Gasogi baramukunze cyane bavuga yuko afite sharpness arihuta no musore uzi gutera ama set pieces burya ngo bamaze kuyakora kuri Roneka kera ibe kufra ibe kona ibiteretse buryo ibiteretse umoso ibiri kuri biri hafi ikintu cyitwa guterura umupira kwizigira yego nyine kwa kundi uterura bariri imbaraga ewan ukabona ko nyine ufite itako nyine ririmo kabisa umwitozo kwa kundi ikubita kandi nyine bifite icyo kintu uvuga cya precision donc ugatanga accurate passes zigera ku bantu neza uyu mugabo uyu musore muto yitwa Mamere Dawo ikintu cyitwa gutanga umupira arabizi pe passe iyo qualité technique passes ni nke cyane zipfa ikindi ni kuri Movumaze ni umusore umutoza asa n'ushaka guha icyo twita free roll niwe muntu ameze nka kuri Vitinha ameze muri Paris Saint-Germain niwe muntu ufite uburenganzira bwo kujya gusabira baro muri defense ya APR akabwira ba Clement ngo ni muyimenye izamukana kubera ko afite umubiri noneho unabimwemerera nyine yari supre cyane yihuta ntago aremereye ewan
ntabwo karuha nyine yego ni agasore gafite nyine amagara meza ajya kumera nk'umusore wanyuze muri APR witwa Titus Mulama nubwo yaranyunyutse cyane ni babakinnyi baba bameze nk'akanyugunyugu nta fatika nta mubiri ntaki ariko nta kantu nyine ubona nyine ndi gushaka style yabo bakinnyi Burayi kamagara mato ariko nyine kaceremba kihuta cyane ba John Neves uyo muri PSG uburyo nyine akora ubugabo nyine bw'amagara mato kaga playmaker demi Karima trick mu mikino y'ubwenge bakinira ku ruhande ba Neves ubona bafite inkoko kwa Neves Vitinha Pedri ni ba Neves gakora cyane Pedri kuko no ba Bernardo Silva bakina style Pedri cyane ukongeramo akantu k'akavuduko ariko babita ngo aba deploying playmaker ingero dutanga hari abantu bajya bavuga ngo nimwe mwica abakinnyi iyo tuvuze ngo Pedri nuko hari umuntu utari gukura image y'umuntu urumva nicyo bita ishushanya ntabwo ari igereranya rya bihwanye namwe uburyo bwo hari umuntu ujya gutanya ngo navuga ko baguze Pedri ngo twababonye uyu rero ni umwe mu ba playmaker vraiment ushaka kuzaba mwiza njya nkurikije ibintu Lamine Ba yakinaga sezi ishize ni upgrade rwose ku bamubonye bavuze yuko Lamine Ba bamushinjaga ikintu cya lante gutinda donc arafata barakayitindana ikindi Lamine yashinjwe TV kuri YouTube yacu n'urugero rwiza cyane Cole Palmer thank you style zabo bahungu kabisa ariko magara mato Cole Palmer ni yihuta nanone nawe Cole Palmer ntabwo yihuta urumva ko ako ka speed twashagaga rega bari abakinnyi twashaga umukinnyi nyine ukenera poste ariko wihuta ikindi kintu bura kuri Lamptey na Lamine Ba urabizi ko ari wenda bari kuri uwo mwanya ikintu bashinjwaga bashobora gukina neza APR ifite umupira ariko idafite umupira ukaba utabatekereza uyu Memel Dawo rero we iyo mufite umupira ni mwiza ariko mutanafite baro abafasha kuyishaka akayigaruza afite irance nyine ko gusohokana naboneka bakajya gupressinga kuri nyambere ya defense adversaire ni keza William Togui nawe afite uko asobanurwa ubundi ntabwo afite ibyo bita amakarite technique ahambaye ibyo kudiribra amafente gucenga cyane ntabwo ari ibintu bye cyokora afite ibindi bintu byiza umuntu yamushimira bavuga yuko muri boxi ni umukinnyi ufite vivacité ariho ntabwo ari preza gusa physically ari dynamique nyine uramwumva donc arakora ama movement defense irarangara arakora iyo tapping nk'igitego yatsinze arasohoka abanze ajye kubihisha ku ruhande abanze a deploying yo uyu musore ku ruhande watara abe araho muri box nyuma ze nka surprise ariko icyo bavuga cyiza afite nyine no musore udakora ibintu byinshi kuri baro ni sharp shooter nayibona nziza arayifunga arayitera mu izamu so bakavuga yuko kuko afite abapaseri bahagije bazamuha imipira twabamubonye baruboneka ba Memel Dawo bawatara n'abakinnyi yo kuri 2 na 3 we icyo asabwa ni ukugerageza kugira efficacité imbere y'izamu donc kugerageza kudakora amakosa menshi ku mipira ashobora kubona ayibyaza umusaruro ku kigero cyo hejuru uyu ni umukinnyi urebye profile ye mu by'ukuri na responsabilité umutoza ashaka kumuha ntabwo zirimo cyane akazi ko gufasha mu cyo bita kubaka umukino wa APR bya bindi bavuga ngo garuka muri build up cyane ngo garuka ngukora amatushe menshi kuri ballon we be there muri metero 30 uvuye ku izamu humekera aho ngaho ukomeza ukora ama movement aba bahungu baramakinga ashobora ko bariza ikakugeraho nawe icyo nkorera yifunge yirase mu izamu gifite amashoti gifite umubiri ni urusore afite physical mu kirere arasimbuka afite tapin mwanya nk'igitego yatsinze kuri pass yarevuye kuri barafinda depoza neza kabisa ukuntu yakoze ouverture DPA kandi ari nka contre nyine donc niba baro bayimuhaye ari kureba mu izamu iburyo agatambika ikirenge bari gasoreza ibumoso ibintu biba bikomeye abantu bareba ngo umukinnyi yatsinze igitego ariko nturebe ngo yagitsinze ate kuko wowe baguhaye baro barafinda yaguhaye premier poto yawe iberi iri iburyo ariko igitego ukagitsinda ibumoso kandi ukoresheje interieur DPA yego uko kuntu nyine ikirenge cyawe kiba gishobora guhita ugitambika vavu ukakigoronzora niba ntabwo kukigoronza ukagitambikira kugira ngo baro iri kubita hijya muri iriya ngo niyo ukabikora vuba akazi mu defenseur babiri ntabwo ba Jackson ntabwo babasha kubitsinda bari pro Jackson birabagora cyane biriya bitego bawutera hejuru uri mu izamu utera hejuru uvana mu izamu ubwo karite yindi nuvuga ngo mu buryo bw'imikinire bwa APR no mwataka uzajya utanga ubusiyo ya deuxième baro kuri babakinnyi kuri Memel Dawo cyangwa se ku bakinnyi bamukinnye inyuma nuvuga ngo
ushobora kuba option zihari gutanga imipira iri bugendere hasi itaza gukunda hanyuma bakaza kuzamura ibyitwa ama airball cyangwa se imipira yo mu kirere ni umuntu ufite karite yuko arazamuka umupira yakora deflection awujyana iburyo niyo mpamvu muri ya ma quick transition z'ikipe za APR no mu mupira wo mu kirere agukora deflection umupira ujya iburyo ku buryo umuntu wazamutse ajya yaciye iburyo ari buze kuhagera uwaciye ibumoso nuko ndetse nawe mukinnyi uri gukina kuri nimero 10 iyo mipira yakugarurira hanyuma ikindi nuvuga ngo kuri crosses cyangwa se ya mipira gukora biziko muri buryo bw'imikino bwa APR bizaba bisaba abakinnyi bakina kuri kabiri no kuri gatatu gutanga iyo mipira myinshi ica mu kirere iyo bageze hafi n'urubuga rw'amahina nuvuga ngo ni umukinnyi uzi kwataka kuri premier poto kandi uko kwataka kuri premier poto kwiwe yakoresha umutwe umupira akawujyana kuri deuxième poto yakoresha ikirenge nkuko yatsinze kuri Gasogi United akaba yahagera so ko ni umukinnyi ufite izo karite nyinshi navuga ko zitandukanye zazifasha ku ikipe ya APR gutsinda ndetse yewe no kuza kuba yatanga izo busyo nk'umukinnyi ufite iyo karite yo kuba a box poacher mwiza ku ikipe ya APR. Nibyo dusoza twasoreza ku musore Pasi mu bakinnye wenda bagaragaye na Dauda baravuga ko harimo imbaraga nyinshi ku gufata icyemezo kuzakina Pasi bari gukinisha Pasi nka Sisi Solo nimero 6 wenyine imbere y'agakina araboneka ndetse na Memeri Daho yabikoze neza umusore uzi gusikana ikibuga kabisa ufite ijisho ryiza n'uburyo asohora baro ayikuraho vuba cyane wabireba ukareba none Dauda nawe ngo uburyo yakoze imyitozo muri iyi pre-season nibyo yatanze asimbuye n'uburyo akina abantu baravuga yuko niho hantu umutozo ubona agifitemo akantu ka headache akantu ko kuribwa n'umutwe avuga ati ninde ujyamo ninde ujya kuri bench ukurikije nyine ubushobozi bwa Dauda Pasi ikina mbona kiruta Oregon Pasi n'umwe mu bakinnyi udafite byinshi ashobora gukina ariko agira ikintu cyo kwirinda indiscipline tactique uvuga ngo niba ari nimero 6 abahagaze muri rakare akiniramo ku buryo buri gihe igihe cyo kwambura baro uraza kumubona igihe cyo gukupa ama counter attack ya adversaire uraza kumubona igihe cyo kwakira baro wenda ya mbere yivuye muri defense uraza kumubona uvuga ngo nagakinyi gakina gatuje ku buryo kugira ngo uzatekereza kukicaza bigoye ariko bazanuka pushinze uzi umupira Dauda akina uzaba basakigana umupira bashaka gukina ariko akaba yarakunze Pasi Dauda ngo nimbaraga akoresheje zidasanzwe Dauda aramukunda pe Dauda ikinari buze Dauda ikintu nari buze kugira ni discipline tactique ko Dauda ikipe yagiye atakaza nuvuga ngo position ye ahantu yagomba kuba ari nta marikaje ashaka gukorera ariko Dauda ubundi Donatire ngo ni nimero 8 nibyo rero Dauda yikundira umupira we na imyanya bakina ubundi akaba yakina muri iyo box to box nushaka kumukirisha rero nka Soro akaguma kuri 6 buryo uzasanga ufite icyuho abibajije cyo kutabare do defensive sai gutanga umutekano kuri defense hanyuma abibaje kuri Sekiganda afite ikibazo cy'imfundiko abibaje kuri Omedi nyine imfundiko ziramurya bagomba kwanza bakamuvura hanyuma Omedi yari yanyarukiye Uganda kureba mama we ararwaye wenda araza kugaruka vuba cyane ikindi kwizigira umutozo wa APR ngo ni umuntu uri very friendly abakinnyi bose barambwiye ngo ni umubyeyi zira stress abanshiroti ibaze ko APR mbere yo kwikina na Gasogi barafinda ndetse na Haji bari bafite anniversaire kwa kundi bagenzi babo baza bagiye kubakorera surprise umutozo ubwe niwe wizaniye cake y'abakinnyi ubwe ngo ni umuntu uri hambo ngo ni umwana mwiza ngo arabumva bose ni nayo mpamvu yavuze ati mubanze mareke kubatiza bose hatazagira umuntu uvuga ngo twamwimye umwanya mbapime mbakoreshe bose imyitozo nzadesida abagenda nabanje kureba uko bakina rwose baravuga yuko APR mu buryo bw'imitoreze ngo ubu bimeze neza rekize tuyipime na Gorira nabwo turebe tuzayipime na Nigeria yacane ku cyumweru tuyirebe nyuma izakine na Azamu mwamenye ko itariki bamaze kwemeza reka nze tujye muri ayo matariki ku matariki y'ingenzi ya kuri APR kuko tujya no muri signing za Rayon Sport twinjiremo okay ejo twari twabigarutseho tuvuga ku bijyanye na makipe azaza iyo rero APR ubona basa naho bamaze kumvikana ni Azamu akantu ka Azamu riga utaragira kuri Azamu tubabwire ko tugiye ku itariki ya hafi match ya gishuti tariki 26 bari guteganya match ihuye bagakina na Mukura Victory Sport
kuri Kamena bagakina kuri Kamena tariki 26 bagakina ubwo rumva kugira ngo tugende ku matariki muri weekend bazakina na Mukura kuri Kamena kuri tariki 26 nese ubwo Nigeria yacane baracyakinya ku cyumwe urumva erega hari amakipe bura bitaremezwa ejo barumurambwiye ko Nigeria cyane ishobora kuba 29 Nigeria yacane kaba 29 mu Rwanda nizakorera imyitozo rero match yabo yo bayishyize tariki 29 nyuma y'iminsi 3 bakinnye na Mukura Sport 17 zo kwa munani ikipe yamaze gukonfirma ni Azam 17 cyangwa ni Simba Simba 17 izaza ubwo rero bazaza gukina kuri nyine birumvikana kuri stade Amahoro ubwo n'umutegereza narindimo nabonye mugenzi wacu Simba ngo bazakina mbere ahubwo 17 reka mbabwira hari mugenzi wacu witwa Willa Rabin ndacyarimo ndashaka nyine ndimo ndagenda ngerageza gushaka abantu bampa amakuru yizewe Willa Rabin ku rubuga rwe rwa Instagram yigeze kwandika ko shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda ishobora kwimurirwa mu kwezi kwa 9 tariki 19 ikampu y'Amavubi avuga ko hari key events buretse gato taza kuyo nyine ndimo ndabasobanurira ngenge ndimo ndababwira ko ndacyashaka abantu amakuru y'impamo ariko amakuru yose tubonye uyanyuramo ariko icyo bita fact checking bivugwa ko bifuza ko shampiyona ishobora kwimukira tariki 19 z'ukwa 9 impamvu yo gusunika shampiyona ikagera icyo gihe yaba ari nuko hari Rayon de tariki 15 z'ukwa 8 yo iri confirm hakaba hari match ya Simba na APR tariki 17 nayo confirm z'ukwezi kwa 8 hakaba hari match ya APR na Kaizer Chiefs tariki 23 taraba ijana Kaizer iremezwa ariko ngo rwose ikibazo sina matariki Azamu na Simba bo bavuga ko zamaze gukonfirma Kaizer Chiefs biracyaraho hanyuma hagatajyamo gutegura Amavubi 25 z'ukwa 8 17 ni Azamu ahubwo mbere Simba nizakina mbere na APR Azamu nizakina na APR 17 izakina nyuma izakina mbere yayo ahubwo ni Simba nizaza mbere ubwo Simba akaba yajya 23 oya Azamu akaba ari za 23 oya ndakubwira ibintu byewe navuga nyine abantu muri Azamu nge nabaje hazabanza Simba hazabanza Simba Azamu ikine nyuma hazabanza Simba mbere ya Azamu itariki ngenzi bamaze gukonfirma kiretse nibashimwe ibo yarambeye 17 Azamu niyo tariki Benga proposaga kuko yaravuga ngo manze mu byumweru bitatu dukora imyitozo hanyuma tuzaza bagasanga weekend ishoboka ni weekend yo mu matariki 15 na 16 reza bakenemo 15 APR shaka 17 yakina na Azamu noneho ahubwo yariri gusaba Simba ngo muze mbere kuko APR irabara yuko Kaizer Chiefs iramutse yemeye ajya muri iki cyumweru cya 20 inde tujye mbere ni mu matariki 10 none se ni hari umwanya none erega turi mu kwezi kwa 7 kwizigira turi ku itariki 22 z'ukwa 7 10 bagakina nko muri bagakina ku 10 bagakina nko muri sabura nkazamu bagakina kuri regional wera ko stade Amahoro harya bazasoza ibiterane kizasorezwamo ku 10 bura nkazamu ntabwo azambiza yavuga ngo iruzuza stade yazanye Simba ariko hano match zayifite ntabwo intego ari kuza stade zino match zayifite no kugira ngo bategure abakinnyi no kugira ngo bategure abakinnyi ahubwo ngiye icyo nari ngizeho dute ni tariki 19 kuri champion abantu bambwiye ko ari 12 z'ukwa 9 ariko izajya mu kwa 9 champion mu kwa 9 umva rero impamvu 12 bitakunda wibuke ko match ya Zimbabwe iri tariki 9 yego nicyo nabwira yego oya byakunda oya banza wumve batangira kuri aya makipe mugara aya ntabwo match nationale ya champion gutangira oya ahubwo super coupe nibyo mpamvu ndi kukubwira ngo ntibyakunda kubera ko super coupe izakinwa nationale ivuye niyo mpamvu ro champion itatangira mbere ya super coupe ngena ndabanyuriramo hari match y'Amavubi na Nigeria urumva iri tariki 6 akaba match ya Zimbabwe iri tariki 9 akaba 13 super coupe bamaze kuyamya champion urumva nyine turi kugenda kuri ayo matariki kumpinduka shobora ko 9 champion umutoza yasabye ko camp ya nationale bayijyamo tariki 25 noneho bakaravuga ngo
iyi kampa 25 nano ntiwajya guforusa ngo uzane shampiyona bakine juru nimwe nguvuge ngo ugiye witujya muri kampo. Niyo mpamvu bashaka ko shampiyona bazayiraningira rimwe izo match amicale z'Inter international ku maklabu, izo match ebyiri za national harimo niyo kampo ibyumweru bibiri umutoza yasabye kuri national kuko urabese ko nubundi ikipe y'igihugu iracyafite ayo mahirwe yuko no mu gikombe cy'isi izi juru ni ya 7 ndetse na 8 ubonye muri resultat nziza uzaba uri muri position nziza yuko ushobora kuba waba mu ikipe ishobora kuza mu gikombe cy'isi cyangwa se no kuzajya muri amakipe azakina barrage. Ferwafa rero ndetse na Rwanda Premier League baravuga ngo ibi ngibi reka tubyemere koko aya matariki tuyapushe tuyagere muri uko kwezi kwa 9. Niyo mpamvu rero shampiyona ubwizaza nyuma tariki 13 hamaze kuvamo national ndetse na Super Coupe. Yes, hanyuma